nongeye kuguha ikaze kuri YouTube channel y'Abanyarwanda ikomeza kugenda ibaganiriza umunsi ku wundi nkubwira ngo kanya tugiye gusubiza bimwe mu byifuzo by'abantu baba badusabye. Harimo umuntu wanyandikiye muri comment arambwira ngo nimubwire ngo umuntu waba warahanuye indege ya Habyarimana. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho. Niba ushaka kumenya amateka y'ibyo ngibyo yo kugira ngo indege ya Habyarimana ihanurwe ubwo yivuye mu Burundi ari kumwe na perezida wa Burundi, urebe ino video yose urangize, kandi icy'ingenzi ukanda subscribe kuri no YouTube channel ugakanda kunzogera kugira ngo ujye ugumya wumve amakuru umunsi ku wundi, like comment kugira ngo ukomeze ugende urya show. Nagutindiye reka dusimbukira umwaka w'1993 ubwo harimo hategurwa amasezerano yarusha hagati y'igisirikare cya Habyarimana ndetse na RPF zabaye ubwo yahindutse FPR inkotanyi. RPF rero yabonaga urugamba rukomeye nk'uko n'inkotanyi zashatse kunegosiya n'igisirikare cya Habyarimana kugira ngo barebe ukuntu bahuza ndetse umutekano w'Abanyarwanda muri rusange ukongera ugasigasirwa. RPF ikagira 40 ku butegetsi ndetse n'igisirikare cya Habyarimana kikagomana 60 mu butegetsi, ariko ntabwo byaje kubahirizwa kuko inkotanyi zaje gusanga ko intera hamwe cyangwa se igisirikare cya Habyarimana kirimo cyategura ko nibamara kwinjiramo bazabica umwe ku wundi paka bose bashizemwo. Ibyo ngibyo byatumye amasezerano yarusha asubikwa, ariko Habyarimana yahise ategura urugendo rumwerekeza mu Burundi, aho yari agiye kureba mugenzi wiwe bari bafite ikibazo bagiye kuganiraho ndetse no gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi, Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kugaruka gutaha mu Rwanda bivuga ko bamwe mu bantu bakoranaga na Habyarimana bari bamuje gutaha, harimo umurinzi ukiriho n'aka kanya utarigeze unafungwa arahari kuko nta cyaha na kimwe yakoze. Bivuga ko jenoside yabaye, we yari yagumye i Bujumbura aho indege zari ziparitse, yari yanze kuza, ariko na Habyarimana bari bamubujije kuza, ariko we yanga kubyemera ndetse n'umupilote wagombaga kumutwara amugeza hano mu gihugu cy'u Rwanda amushyiraho igitutu ndetse amubwira ko natamuzana araza gukuramo imbunda akamurasa. Rimwe bajya bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Niba kubwira ngo ushaka urupfu asoma impyisi, Habyarimana nyine yari arimo asoma urupyisi. Umunsi bamubwira ngo wigenda akanga kugenda, niko guhaguruka mu mwaka w'1994. Urumva urugendo rwarongeye rusubirayo mu Burundi, ariko nimba simbukijeho gatoya kugira ngo banze usobanukirwe ko nimunagenda muvangira kugira ngo uze kuza gusobanukirwa neza. Ubwo mwaka w'1994 nibwo Habyarimana na mugenzi we perezida wayoboye Burundi bafashe rutimikere bakaza bakerekeza ku kibuga cya Kanombe ahangaha i Kigali. Ubwo igihe bazaga bafashe urugendo berekeza ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, nibwo indege ya Habyarimana yakubitwaga isasu ikamanurwa ikagwa hasi igaturika. Habyarimana ndetse n'abari barimo bose bagahita bapfa, nta n'umwe warokotse indege kuko yaraturitse hasigara ibishwange. Indege ikimara kuraswa, zimwe mu nterahamwe cyangwa se bari bagize igisirikare cye bari barabuze uko batangiza jenoside ngo batangire bice abatutsi, bari babonye nk'uburyo bwo kugira ngo batangire bice abatutsi ndetse bahita batangira igikorwa cyo kwica inzirakarengane, bica umwe ku wundi ndetse bica abagera kuri miliyoni ebyiri, hafi miliyoni zishika hafi ebyiri. Ariko inkotanyi zarabirebaga, ariko ziravuga ngo zigomba kuza kubohora igihugu cy'u Rwanda, n'ubundi uko zarabitangiye mbere bashaka n'amasezerano, ariko ibyo biza gupfa nibwo inkotanyi zazaga mu gihugu cy'u Rwanda. Namenye rero bakomeje kugenda bavuga ngo ni interahamwe cyangwa se ni igisirikare, intagondwa zarashe indege ya Habyarimana kugira ngo zishyire jenoside mu buryo. Abandi bakagenda bavuga ngo ni RPF cyangwa se yahindutse FPR ubu ngubu ngo niyo yarashe indege ya Habyarimana. Bamwe bakomeje kugenda bavuga ko harimo abasirikare b'inkotanyi cyangwa se ba RPF bakomeje kugenda bigamba bavuga ko ngo indege ya Habyarimana aribo bayihanuye, ariko ngo nyuma bikaza guhindurwa ngo kugira ngo Abanyarwanda bumve ko ataribo batije jenoside. Ariko ukuri guhari ngo nuko indege ya Habyarimana yahanuwe n'umwe mu ntagondwa zari zinterahamwe zitavugaga rumwe na Habyarimana, ndetse bakamurasa kugira ngo batangire bakore igikorwa cyo kuba bakwica abatutsi ndetse bakabamara mu gihugu cy'u Rwanda nubwo bitabashobokeye. Habyarimana bazira kutumva nuko nguko yahubuwe mu ndege 1994 rwose
tariki 6 jenoside itangira, batangira gutema abantu, babaca amaguru, abandi barabatwika, babatwikira amazu, abandi babatera amada, barabatera ibyuma, babafata ku ngufu, bamwe barahunga, bahunga igihugu cyabo cy'u Rwanda. Ariko ubwo bakoraga ibyo ngibyo nuko Afande Peace ndetse n'ingabo ziwe yari ayoboye, ubwo ndavuga Perezida Paul Kagame, ndetse hirya yo hari n'uwo bitaga Gisa Rwigema, bari bafashe gahunda yo kuza kubohoza igihugu cy'u Rwanda, ndetse bagatabara bamwe mu Batutsi bicwaga, abari basigaye ari bazimwa. Ibyo ngibyo ntabwo byatinze cyane. Nyuma y'iraswa ry'indege ya Habyarimana, interahamwe zahise zitangira icyo nakwita nko kwica Abatutsi, nk'aho ariyo misiyo bari bategereje igihe kirekire barifashe. Bumvaga ko babangamiwe kuko bataratangira gukora icyo gikorwa, ariko n'ubundi ntabwo byabahiriye cyane, kuko inkotanyi zarahagobotse zibohora umunyarwanda umwe ku wundi. Kugeza aka kanya na n'ubu baracyazishima kuko zakoze igikorwa cyiza. Ariko nanone ikintu kiba amayobera ku ndege ya Habyarimana, abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ngo ni RPF yarashe indege ya Habyarimana, abandi ngo ni intagondwa za Habyarimana, cyangwa se interahamwe zitavugaga rumwe na Habyarimana, kuko ngo babonaga Habyarimana ngo ashaka kuzana ibyo gusinya amasezerano kandi bo batabikeneye. Muri make ntabwo bari bakeneye ko RPF cyangwa se yahindutse FPR. ubu ngubu nzajya mvuga RPF kuko icyo gihe niko yitwaga. Ntabwo bashaka ko igihe amasezerano nabo, ariko n'ubundi byaje kurangira igihugu igifashe igikura mu icuraburindi. Indege ya Habyarimana rero ihana kuryo. Ariko bamwe mu bantu bagendanaga na Habyarimana cyangwa se mu barinzi biwe warokotse ubwo yasigaraga muri Bujumbura muri Burundi, avuga ko bari babujije Habyarimana kurira indege, bari bamuburiye ariko we yanga kubumva, ndetse abashyiraho n'igitutu anabatuka cyane, avuga ko uwongera kumuhakanira ibyo ashaka araza kumugira nabi, ndetse harimo no kuba yamwica. Bumvishije ibyo ngibyo niko gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka tumureke agende, umukuru w'igihugu aba ari umukuru w'igihugu. Indege ya Habyarimana ihana kuryo. Indege ya Habyarimana rero ukuri guhari ngo nuko yahanuwe n'intagondwa z'Abahutu cyangwa se interahamwe z'icyo gihe zashakaga kugira ngo zisuze umugambi wo gukora jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Niko kurasa iyo ndege, nta kundi guhari kubyihisha inyuma. Ukuri nuko nguko, nuko Habyarimana yishwe na bamwe mu ntagondwa ziwe bari batangiye kutavuga rumwe, kuko yari agendera ku mategeko badashaka cyangwa se batari bemeje guhera mbere kose. Ariko arabihindagura, ubundi bahitamo kumurasira indege. Kugeza n'aka kanya ntabwo baramenya izina ry'umuntu warashe iyo ndege, kuko byigeze gukorwaho iperereza n'Abafaransa, ariko biza guhagarikwa kuko bashakaga gusanga ari kwinjira mu mateka menshi cyane no gushaka gusembura Abanyarwanda bitewe n'ibintu byababayeho isi yose yari yabatereranye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, igihe inkotanyi zari zamaze kubohora Abatutsi bose, zabahaye kwigenga, ndetse zatangiye gushyiraho sisitemu y'ubumwe n'ubwiyunge ku Banyarwanda bose, nta Muhutu nta Mututsi. Ubwo singe wahera indege ya Habyarimana yahanuwe mu kirere n'intagondwa mugenzi we yaruyoboraga, zari zitangiye kutavuga rumwe nawe.